mu isi y'amafilime hari abantu bamwe batamenyekanye kubera amahirwe, ahubwo bamenyekanye kubera umurava, ubwitange n'imbaraga zidasanzwe. Umwe muri abo ni uwitwa Scott Adkins, benshi mu banyarwanda bamwita Mutebutsi. Uyu mugabo azwi cyane kubera uburyo akina amafilimi y'imirwano agaragaza ubuhanga budasanzwe, umuvuduko n'imbaraga zituma abantu benshi bamubonamo nk'intwari idatsindwa. Iyo urebye uko arwana, uburyo asimbuka cyangwa akoresha umubiri we mu mirwano, usanga ari nk'umuntu udasanzwe. Scott Adkins ni Umwongereza, ariko ibikorwa bye byageze ku isi yose. Abakunda amafilimi y'imirwano mufata nk'umwe mu bakinnyi batigeze bahagarara ngo baruhuke, kuko buri gihe agaruka afite indi filimi irimo kurwana, gutsinda no gukomera ku ntego. Ariko se uyu mugabo uzwi nka Mutebutsi yagezaho kuba icyamamare gikunzwe n'abantu benshi cyane ku isi gute? Niki cyamuteye gukunda imyitozo, imirwano n'amafilimi akina mu buryo budasanzwe? Ibyo byose nibyo tugiye kwinjiramo muri iyi nkuru ndende itubwira ubuzima, urugendo n'ubutwari bwa Scott Adkins Mutebutsi, umugabo wubakiye izina rye ku ntambwe, amaraso n'ishyaka. Muri iki kiganiro turibanda ku ngingo enye zikomeye. Ingingo ya mbere, turarebera hamwe ubuzima bwe bwo hambere nuko yatangiye gukunda imyitozo n'imirwano. Ingingo ya kabiri, turebere hamwe uburyo yinjiye muri sinema n'inzira itoroshye yanyuzemo kugira ngo amenyekane. Ingingo ya gatatu, turarebera hamwe amafilimi yamuhesheje izina rikomeye ku isi nuko izina Boyka ryamuhinduye amateka. Naho ingingo ya kane ari nayo ya nyuma, turarebera hamwe uko ubuzima bwe bumeze muri iki gihe n'ubutumwa urubyiruko rukunda sinema. Ngaho rero nimwicare, mwitegure, mwicare neza, kuko tugiye gutembera mu buzima bw'umwe mu bakinnyi b'imirwano b'ibihangange ku isi, Scott Adkins, uwo benshi bita Mwongereza cyangwa Mutebutsi, umugabo utava ku izima kugera ageze ku cyo yiyemeje. Ngaho rero Dukwizera Janvier Gadi nk'ibisanzwe, urisanga mu rugo rugendwa rwa World Today. Turatangiye. Reka duhere ku ngingo ya mbere, turebere hamwe ubuzima bwa Scott Adkins bwo hambere nuko yatangiye gukunda imyitozo n'imirwano. Scott Edward Adkins yavukiye mu gihugu cy'Ubwongereza ku itariki ya 17 Kamena 1976 mu mujyi wa Sutton Coldfield ahitwa Birmingham. Yavukiye mu muryango usanzwe utifashije cyane, ariko wubaha umurimo n'imyitwarire. Akiri muto, Scott yakundaga cyane ibijyanye n'imirwano n'imyidagaduro, cyane cyane iyo yabaga ari gusimbuka, kurwana cyangwa kugenda yihuta. Mu buzima bwe bwo mu buto, Adkins yakuranye ishyaka ridasanzwe ryo gukora ibintu bikomeye. Avuga ko yakundaga kureba amafilimi y'imirwano, cyane cyane y'Abashinwa n'ayo muri Hong Kong. Amafilimi ya ba Bruce Lee na Jet Li, Jackie Chan ndetse n'abandi. Ibyo byamuhaye ishusho y'icyo yifuza kuzaba mu buzima bwe, umukinnyi ukomeye w'amafilimi y'imirwano. Scott Adkins afite imyaka 10 gusa yatangiye kwitoza taekwondo, umukino wo gukoresha amaguru n'amaboko mu mirwano. Nyuma gato yinjiye mu ishuri rya kickboxing, aho yatangiye kumenyera uburyo bwo gucunga umubiri, gutera ibipfunsi no kuguma ahagaze neza mu gihe cy'intambara. Nubwo mu rugo batari bafite byinshi, ababyeyi be baramushyigikiraga cyane. Bari bazi neza ko ibyo akora bitari ibintu byo kwishimisha gusa, ahubwo byari inzozi z'umwana ushaka kugera kure. Uko imyaka yagiye ihita, Scott Adkins yagize umwihariko mu myitozo ye. Yari umwana udakunda ibintu byoroshye. Iyo abandi bana babaga bari gukina umupira cyangwa bagiye mu biruhuko, we yakundaga kujya mu nzu y'imyitozo akamara amasaha menshi yitoza ataruhuka, ndetse yewe no gukubita ibipfusi neza. Mu gihe abandi babonaga imyitozo nk'imikino, we yayibonagamo ubuzima. Scott Adkins avuga ko iyo yabaga ari mu myitozo yumvaga ariho ubuzima bwe buri. Iyo yavaga mu rugo ajya kwitoza, yabaga afite intego yo kurushaho kuba mwiza kurusha ejo hashize. Yari umwana utuje, udakunda kuvuga cyane, ariko ukunda ibikorwa. Nyuma y'imyaka mike y'imyitozo, Scott Adkins yatangiye kuba umuntu uzwi mu mashuri y'imirwano aho yari atuye. Abatoza baramukundaga kubera uburyo yitwaraga nk'umuntu mukuru n'uburyo atigeze acika intege. Ibi byose byamubereye intambwe ikomeye, kuko byamufunguriye amarembo yo kwinjira mu isi y'imikino n'imirwano. Bituma abantu batangira kumubona nk'umwana ufite ejo heza hazaza.
byose byatangiye ari umwana ukunda gukina no gusimbuka, ariko ubwo bushake bwaje kuba intangiriro y'urugendo rwe rw'icyubahiro. Uko iminsi yagendaga ihita, byabaye nk'aho isi yose yari itegereje kubona uwo mwana w'umwongereza ugiye kuba intwari nshya y'amafilimi y'imirwano ku isi yose. Twerekeze ku ngingo ya kabiri, aho tugiye kurebera hamwe uburyo Scott Adkins yinjiye mu isi ya sinema n'inzira itoroshye yanyuzemo kugira ngo amenyekane. Nyuma y'imyaka myinshi y'imyitozo n'ubwitange, Scott Adkins yari amaze kugira ubuhanga n'imbaraga bihambaye, ariko mu rugendo rwo kuba umukinnyi wa filime ibintu ntibyagenze nk'uko yabyifuzaga. Nk'uko byagendekeye abandi benshi bakomeye, urugendo rwe rwatangiye mu buryo bugoye. Yari afite inzozi zo gukina muri filime, ariko nta muntu n'umwe wari umuzi cyangwa ngo amuhe amahirwe yo kwigaragaza. Kubona amahirwe muri sinema ya Hollywood cyangwa y'Ubwongereza byasabaga amafaranga menshi, abantu bifite cyangwa abantu bafite imiryango ibashyigikiye. Scott Adkins we nta na kimwe muri ibyo yari afite. Yatangiye kujya mu makasitingi menshi, ariko igihe kinini ntihabaga ahamagariwe gusubira mu igeragezwa rya kabiri. Abatoza benshi bamubwiraga ko adafite imbaraga, ariko atanafite n'isura y'ibyo muri sinema. Ibyo ntibyigeze bimuca intege, oya, ahubwo yiyemeje gukora uko ashoboye. Abanza kujya mu mwuga nk'umusimbura, bamwe twita stuntman, umuntu ukora ibice by'amafilimi by'imirwano aho abakinnyi bakuru bataba byemerewe. Ni muri ubwo buryo yagiye akora mu mafilimi atandukanye atagaragara cyane, ariko akerekana ubuhanga bwe mu mirwano. Abakora amafilimi batangiye kumwibandaho, bamubonamo nk'umuntu ufite ubushobozi bwo gukora ibintu abandi benshi batinya. Igihe cyarageze, abona amahirwe ye ya mbere yo kugaragara kuri kamera nk'umukinnyi w'ukuri mu mafilimi mato yo mu Bwongereza, nko muri Extreme Challenge 2001 n'izindi. Nubwo filimi zitari zizwi cyane, byamubereye inzira yo kwigaragaza imbere yabo mu ruganda rwa sinema. Ariko impinduka ikomeye yaje mu mwaka wa 2006 ubwo yakinaga muri filime Undisputed 2 Last Man Standing, akina nk'umurwanyi witwa Yuri Boyka. Iyi filime yahise ihindura ubuzima bwe. Abarebye iyo filime batangiye kumubona nk'umukinnyi w'ukuri w'imirwano ufite ikinyabupfura n'umurava. Nyuma y'iyo filime, abatunganya amafilimi batandukanye batangiye kumuhamagara. Nubwo byatangiye ari intambwe nto, byaje kuba imvano yo kuba izina rye rikomeye. Ariko byose byari bishingiye ku kazi gakomeye, iminsi myinshi y'imyitozo no kwihangana mu gihe abandi benshi bari baracitse intege. Scott Adkins akunda kuvuga ko icyatumye agera aho ari atari amahirwe, ahubwo ari ukwihangana n'ukwemera ko buri munsi ari amahirwe yo gukora neza kurushaho. Byageze aho izina rye ryatangiye kumenyekana mu bakora sinema y'imirwano nk'umuntu ushobora gukina filimi ikomeye atarenze gukoresha abantu bamwungirije. Abayobozi b'amafilimi batangiye kumubonamo nk'umuntu uzahindura isura ya sinema y'imirwano muri icyo gihe. Uko imyaka yagiye itambuka rero, Scott Adkins yavuye ku mukinnyi muto usimbura abandi aba umukinnyi nyamukuru mu mafilimi akomeye. Icyo gihe abantu batangiye kumwita Boyka. Izina ryaturutse muri filimi ye yo muri Undisputed 2. Izina ryaje kuba ikirango cy'ubutwari, imbaraga n'ubudahangarwa. Ni muri ubwo buryo yavuye mu buzima busanzwe, anyura mu nzira igoye rwose, atinya gucika intege kugeza ubwo yabaye icyamamare gikomeye mu isi ya sinema y'imirwano. Twerekeze ku ngingo ya gatatu, turebera hamwe amafilimi yamuhesheje izina rikomeye ku isi n'uko izina Boyka ryamuhinduriye amateka. Nyuma y'imyaka y'imyitozo n'ibigeragezo byinshi, igihe cya Scott Adkins cyari kigeze. Ubwamamare bwe bwatangiye gufata indi ntera ubwo yakinaga muri filimi yitwa Undisputed 2 Last Man Standing, aho yakinnye nk'umurwanyi w'Umurusiya witwa Yuri Boyka. Uyu mwanya niwo wahinduye inkomoko y'amateka ye yose. Boyka yari umuntu ufitanye ishusho n'ubuzima bwa Scott bwe, umuntu udatsindwa ufite intego yo kuba umurwanyi w'inyangamugayo. Ibyo byatumye akina uwo mwanya atari nk'umukinnyi, ahubwo ari nk'umuntu bisanzweho. Iyi filimi ya Undisputed 2 yabaye intangiriro y'uruhererekane rw'amafilimi akomeye cyane. Yakurikiwe na Undisputed 3 Redemption 2010 na Boyka Undisputed 4 2017. Muri izo filime
Scott Adkins yerekanye ubuhanga bukomeye mu buryo bwo kurwana, uburyo yifashisha amaguru, amaboko n'imbaraga z'umubiri we mu buryo bw'amayeri. Mu gihe abenshi bari bazi ko sinema y'imirwano yarangiranye na Bruce Lee na Jet Li utibagiwe na Jackie, Scott Adkins yaje nk'igisubizo gishya. Uyu mugabo yagaragaje ko umubiri ushobora kuba nk'intwaro yo kwigisha ubutwari, ubupfura n'ukuri. Izina Boyka ryamugize umuntu ukomeye cyane ku isi. Uyu murwanyi yabaye ikimenyetso cy'abakunda amafilimi y'imirwano, akundwa ku isi cyane cyane muri Afurika no mu Rwanda, aho bamwise Mutebutsi. Izina risobanuye umuntu uharanira gutsinda atitaye ku bimugoye. Uretse Undisputed, Scott Adkins yakinnye n'andi mafilimi yatumye izina rye riba izina rikomeye kurushaho, nka Ninja, filimi yakinwe 2009, Shadow of Tear, filimi yakinwe 2013, Accidental Man, filimi yakinwe 2018, Debt Collectors, filimi yakinwe 2020, na Ip Man Kane, filimi yakinwe 2019, aho yakinanye na Donnie Yen, undi mukinnyi ukomeye cyane w'imirwano. Mu mafilimi ye yose ibintu byagiye bihuza ni ibintu bitatu: ubwitange, umurava n'imbaraga. Twerekeze ku ngingo ya 4 ari nayo ya nyuma. Tugiye kurebera hamwe uko ubuzima bwe bumeze muri iki gihe n'ubutumwa aho urubyiruko rukunda sinema. Ubu Scott Adkins ari mu myaka irenga 45, ariko aracyari mu rwego rwo hejuru mu mikino n'imirwano. Akomeje gukora amafilimi mashya buri mwaka, ndetse n'ubu akunda kwigisha urubyiruko ibijyanye n'imyitozo, ubupfura n'ukuntu umuntu yakurira mu buzima busanzwe agasigira isi amateka. Nyamara rero, nubwo ubu afite amafaranga menshi n'icyubahiro gikomeye, Scott Adkins aracyibuka urugendo rwe rwo hasi. Akunda kuvuga ko ikintu cyamuhinduriye ubuzima ari ukwemera ko buri munsi ari umwanya wo gukora neza kurushaho, atari ukuryama ku bigwi bye gusa. Mu biganiro bitandukanye yagiranye n'abanyamakuru, yakunze kuvuga amagambo yoroheje ariko yuzuyemo isomo. Yagize ati, nta muntu wagera kure adanyuze mu nzira zikomeye, ariko gutsinda ni ukumenya gukomeza n'iyo ibintu bikomeye. Buri mugoroba iyo ninjiye mu nzu y'imyitozo, ntekereza ko ari urukuta rwanjye ngomba gusimbuka. Si intambara yo hanze gusa, ahubwo ni n'intambara yo mu mutwe. Ubu Scott Adkins ni umugabo ufite umuryango, afite umugore n'abana, ariko anakomeje gukorera umuryango we anawuhesha ishema binyuze muri sinema. Akora ikiganiro, akora imbonankubone kuri YouTube yise The Arts of Action, aho aganira n'abandi bakinnyi bakomeye mu by'imirwano ku isi, bakungurana ibitekerezo ku buryo bwo kuzamura urwego rwa sinema. Scott Adkins, cyangwa se Mutebutsi nk'uko tumwita, si umuntu ukina amafilimi gusa, ahubwo ni n'isomo ry'ubuzima. Ni urugero rw'ukuntu umuntu ashobora kuva hasi akagera ku rwego rwo hejuru atagendeye ku mikoro, ahubwo agendeye ku nzozi n'ubwitange. Iyo urebye ibyo yakoze byose, usanga atarahinduwe n'amafaranga, ahubwo yarahinduwe n'urukundo rw'ibyo akora. Niwe Mutebutsi nyakuri utinya kugwa, ariko nanone unatinya kuruhuka ataragera aho yifuza kugera. Yewe ni nuko ishoje. Nge ndi Kwizera Janvier Gadi nk'ibisanzwe. Uramutse ufite igitekerezo, inyunganizi ku biganiro dukora, amarembo aruguruye. Hano rero turi kuri World Today nk'ibisanzwe. Imana nibande biri cyoroshye, ndabakunda cyane. Ciao ciao.